ariko ubwo nyine ubuzi ko bimbangamiye rwose suko siporo yo kugenda n'amaguru ikorwa rwose mbabarira basi ahubwo se shu ndakumva ubwo ngize amahirwe nkaba ndi kumwe nawe reka nkwibarize mbaza gahunda imeze ite se iyihe gahunda nyine ndashaka kuvuga umunsi wa Saint Valentin ku munsi w'abakundana mama yangu ushaka kumbaza gahunda yanjye kuri uwo munsi se kuri uwo munsi w'abakundana nyine umva ko dukwiye kuzawizihiza turi kumwe hari ikibazo se numva bitazorohara wambabariye koko ahubwo nyibwira kuri uwo munsi uzansura iwanjye cyangwa tuzasohoka cyangwa tuzawufatira iwawe bizaterwa n'icyo uzahitamo yego sheri nicyagukundira kiri gusa umenya ko niyo byabaho tutazamarana igihe kirenze isaha imwe oh no yumvira sheri ni ukuri njye ndumva wazama umugoroba wose cyangwa erega nijoro ryose twaba turi kumwe hari ikibazo se kuhagaze urareba iki hariya sheri nuriya muntu mbonye ndashaka umusuhuza ntago mana yanjye ariko uriya ndabona ari Anyesi nabasuhuje yemwe bantu mwe ego komera Anyesi we iradizi mbese ubwo waje tukagendara uya reka nsuhuza Anyesi nawe uyirimo se urumva siporo y'igitondo nayireka se Chris we kango no tuyikomezanye reka da ntababangamira rwose gute se nirwariye ikirenge ndimo ndagenda buhoro nimwikomereze